Nyuma y'uko twa-uploadinze turiya tuvidiyo, hari benshi bagiye batubwira yuko amajwi adasohoka neza, ikindi ntibabashe kubona mouse pointer. Ni muri ubwo buryo mpisemo kongera gufata utundi tuvidiyo kugira ngo turebe yuko bibasha kutubera byiza kurushaho. Turenda dutangire ikindi tugiye dushyiraho utuvidiyo tugufi gufiya, ariko guhera aka kanya noneho tugiye gutangira kuri AutoCAD. Ni ukuvuga ngo iki gice cyo hejuru muri kubona ngenda ntuzaho, utu twose two hejuru uyu murongo ni ukuvuga ngo tutwita menu. Noneho iyo ukiritse kuvuga ni ukuvuga ngo uko ifungutse iri muri home menu. Nijya muri insert urabona ko hano hasi bihinduka, subtitles zirahita zihinduka. Nijya muri annotate biragenda bihinduka. Noneho mu mwanya tubizi neza yuko mbere yuko ukoresha AutoCAD ubanza gusetinga unit. Reka aka video ka mbere kabe karebana n'ukuntu umuntu ashobora gusetinga unit. Ni ukuvuga ngo ujya muri screen ukandika ijambo un, ujyamo ukandika ijambo unit. Noneho unit niyo yiselectinze, kuko urabona ngiye hano hasi kuri unite hahita hahinduka umukara, ariko ni ukuvuga ngo ukibyandikamo hano hahinduka umukara ugahita ukirika OK. Iyo ukiritse OK ni ukuvuga ngo bahita baguha akadorong kitwa drawing units. Length ni ingero z'uburebure. Hano type yaho ni ukuvuga ngo ukoresha imibare y'ibice cyangwa haba harimo ibintu byinshi cyane muri engineering type, ariko ukoresha decimal degrees, decimals ni ukuvuga ngo imibare y'ibice. Noneho nyuma ya kiss ukahashyira imibare 3, na cyane ko tubizi ko nk'abasabe y'abagenzi banjye cyangwa se abubatsi dukenera gukora mu ngero kuza kuri milimetero. Iyo ushyizemo imibare 2 milimetero zikura, kandi urabizi milimetero 8, 9 bari hafi santimetero. Iyo ushyizeho umubare 1 santimetero zigera mu 10 zose urazitakaza. Noneho hano kuri angle nanone ukagiramo decimal degrees, ko dukora mu madegré, naho ugashyiraho ibice nyuma y'akisi ushaka. Unité hano hasi ugahindura harimo metero, milimetero, santimetero n'ibindi, hanyuma ugakirika OK. Iyo umaze gukirika OK ni ukuvuga ngo aha ngaha ushobora kuba washushanya, kandi software yawe ikabasha kumenya yuko uri gukorera muri metero. Urugero, ndamutse mfashe polyline ni ukuvuga ngo ndaza ngakirika hejuru cyangwa muri screen ngashyiramo aka gasaraba hagati nkandika ijambo poly. Urabona poly hashyiramo ijambo poly. Noneho hasi urabona polyline iri mu mukara, iyo nkanze indabo gihita imereza wa murongo. Noneho iyo ni ukugerageza kuyiga tuyisoma, kuko ni ukuvuga ngo kuri mouse araha yanditse ngo specify start point, ndakirika. Noneho igahita imbwira ati specify next point, iyo igahita imbwira ati orienting, kugira ngo mbashe guca umurongo. Ni ukuvuga ngo ndamutse gutya se ndakirika kuko nakoze orientation, ndamutse nanditsemo 10 ngakanda enter, ni ukuvuga ngo software yanjye irahita ica umurongo ufite metero 10. Ninkanda enter cyangwa se ngakanda escape, umurongo urahita ucika, ariko umurongo ucike utagaragara neza. Nuko AutoCAD ikoze mu buryo bumeze uku nguku. Kugira ngo bigaragare wandikamo ijambo ZE bivuze zoom to extent, ugakanda enter. Ni ukuvuga ngo ihita ikugarurira wa murongo ikawukwegereza. Kugira ngo making sure yuko uyu murongo koko ufite metero 10, nshobora kuba muri iriya menu ya home, nkaza muri annotate, noneho nkajya aha ngaha linear, ngakirika gatuma ngafata alignment, nanyiza ngakirika kuri start, ikambwira ngo specify first point, mbisome, nanyiza ikambwira ati second point, nakirikaho igahita izamuka. By'ukuri uyu murongo ufite metero 10. Ariko nubwo ufite metero 10, ibi bice birarenga, kubera ko hano muri annotation cyangwa se muri la menu ntabwo biri programmed. Nshobora kujya hano kuri modify, noneho nangiza hano ngahita mbihindura, ngashyiramo ya mibare 3 mu bakitso, ngakirika OK, nkagira close. Ni ukuvuga ngo leta mubona ko ingizi rwose ari metero 10. Aka kantu karoroshye. Noneho mu kanya turi buze kugera dukora command imwe kugira ngo tubanze tumenye ko amajwi ari gusohoka neza nk'uko mubyifuza. Reka tubike aka ngaka duhite dukora akandi kantu ka command imwe, wenda turebe ko biri kudukundira, ahasigaye tubyige neza kandi bizatugirira akamaro. Nuko bimeze, n'uvuga ngo nk'uyu murongo ufite metero 10,